Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba hano handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano kuri Imena TV. Nyaboneka rero ndeba hano handitse ijambo subscribe, nimba utaranarikanze nyaboneka urikandeho ubundi tugende twihuta, dore ko update ziba ari nyinshi cyane cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaza kugenda nyarukira rero nk'ibisanzwe n'ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda, n'ubundi akaba ariho ndi buze guhita nerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ni byinshi biri kugenda bivugwa nyuma y'uko ikobudutse mu karere ka Ngoma ihatsindiye ikipe ya Gorilla. Hakaba hari amakuru menshi cyane ari kugenda ayivugwamo yo kuba ikipe ya Rayon Sport nyaboneka ishobora kuba yagenda yibikaho umusore Monsengo Taser. Ese ibye bimeze bite? Byose gatanu kuri gatanu nahangaha, cyo wowe ngusaba nukutajya akure. Mvuye kuri Monsengo kandi ndaza kugenda ngaruka ku rugendo rw'ikipe ya Rayon Sport, urugendo rutangaje cyane, urugendo rukomeye cyane rwerekeza mu karere ka Rubavu kuri uyu munsi. Ni ikipe ya Rayon Sport iraza kuba iri hano mu karere ka Rubavu, aho iraza kuba igenda ikina n'ikipe ya ETSR, dore ko mu kanya gatoya baraza kuba bagenda bahaguruka. Mbere yo guhaguruka ku munsi w'ejo, ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwaganiriye n'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Ese baganiriye iki? Byose ni ndani hangaha gatanu kuri gatanu hano ku Mena TV. Ikipe ya Rayon Sport kandi ntago bikiri iby'imikino ya gishuti, ko aba bose bamaze no kugenda bashyirirwaho amafaranga nyuma yaho baje kuba bagenda bakunze kugenda bagarukwaho bavuga bati nyaboneka iyi kipe ya Rayon Sport imikino yose ya gishuti yose tugomba kujya tubashyiriraho amafaranga, kareba ko bakomeza kuba bagenda bitwara neza cyane, dore ko yaba match y'ingoma yose nabwo bahawe prime. N'iyi rero ya Etenseri prime ikaba yamaze kugenda ishyirwaho. Turaza kuba tugenda tugaruka ku bya Rayon Day. Ese akanyenyeri kageze hehe? Dore ko nyaboneka icyo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport basabwa ari ukureba ahantu handitse kode hose bakagenda bakanda akanyenyeri, bakabasha kuba bagenda bigurira tike zatuma babasha kuba bagenda berekeza ku munsi w'igikundiro, dore ko ari umunsi utegerejanyijwe amatsiko, yaba ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abandi bakunzi bose aho bari kugera. Turaza kuva hano mu ikipe ya Rayon Sport kandi twerekeze hirya no hino. Nyaboneka rero reka ngusabe wowe nimba ari ubwa mbere ugeze hano, urebe ahantu handitse ijambo subscribe ugende urikandaho, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu. Nibagiwe ko turaza no kuba tugenda tugaruka no kuri bamwe mu baterankunga bari kugenda batangazwa ko bazafatanya n'ikipe ya Rayon Sport mu buryo bwo kugenda bamamaza hano kuri stade. Kwibutse ko ku munsi w'ejo turaza kuba turi mu karere ka Rubavu, aho turaza kuba tugenda tukugezaho byinshi hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Etenseri. Ubwo navuga ni nyaboneka ntimujye kure, ku munsi w'ejo byose muraza kuba mugenda mubikurikirana hano gatanu kuri gatanu kuri Imena TV. So nibyo ngibyo rero navuga ni rero ni ikipe ya Rayon Sport ikomeje urugendo rwa Rayon Week. N'urugendo ikipe ya Rayon Sport yagiye ica hirya no hino igenda ihura n'amakipe agiye atandukanye, dore ko uru rugendo rwaje kugenda ruhera mu karere ka Muhanga. Ikipe ya Rayon Sport yaje kunyagira ikipe ya Muhanga. Ikipe ya Rayon Sport iza gukomereza mu karere ka Nyanza, ahangaha yaje kuhakubitira ikipe ya Gasogi United.
ikipe ya Rayon Sport ikomereza mu karere ka Ngoma, aho mu karere ka Ngoma naho yaje kuba igenda ihatsindira ikipe ya Gorira, imwe mu makipe navuga ko ajya atanga challenge cyane, imwe mu makipe kandi akomeye cyane akunze kugenda agora amwe mu makipe hano mu gihugu cy'u Rwanda. So navuga ni rero ikipe ya Rayon Sport ikaba imaze kugenda ikina imikino 3, muri iyi mikino 3 yarinjije ariko nta gitego na kimwe yari yagenda yinjizwa. Ariko nanone abantu benshi bakaba bagenda bagaruka bavuga bati ese ikipe ya Rayon Sport yaguze abataka bayo kandi ko ntacyo bakomeje kuba bagenda bakora. Ese ikipe ya Rayon Sport ntiyaba ikeneye umwataka? Dore ko nyuma yo kugenda kwa Biramahire Abedi hagiye havugwamo benshi ariko batarabasha kuba bagenda binjiramo. Ubwo ndahita ngaruka cyane ku mugabo uwo nta wundi akaba ari umusore ukina ahangaha mu ikipe ya Rutsiro, Habimana Yves ndetse na Mugunga Yves Kavani. Mugunga Yves dore ko we nta n'ikipe yari afite maginga yanga. So navuga ni rero kuri Mugunga Yves niyo dire wabonaga ko igaragara inashoboka kuba ikipe ya Rayon Sport yagenda iyikora. So nyuma rero y'ibyo ngibyo ikipe ya Rayon Sport ikaba iraza kubigenda iva kuri iyi match yerekeza hano mu karere ka Rubavu muri Rayon Week. Ni Rayon Week rero ikomeje cyane ahangaha mu karere ka Rubavu, aho ikipe ya Rayon Sport izaba iri kugenda ikina n'ikipe ya Etincelle ku munsi w'ejo rero nayo ikomeje imyitozo ikaba irimbanyije, aho iyi Rayon Sport iraza kuba igenda itana mu mvuto n'iyi kipe ya Etincelle, aho bamwe bari kugenda bibaza ese ikipe ya Etincelle na Rayon Sport iyi match iraza kubigenda irangira gute, dore ko ari match ikomeye cyane kuko match y'ubutaha iheruka muri championnat yari yavugishije abantu menshi cyane amagambo, dore ko yari yaje no kugenda ikurikirwa na byinshi bigiye bitandukanye, ariko nanone birangira ikipe ya Rayon Sport nyaboneka bya bindeti birangira de bande apfuye nko muri filimi itsinze ikipe ya Etincelle. So muri uku kwitegura rero ibi byose ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo ubwo bagendaga basoza imyitozo bakaba baje kuba bagenda baganira n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. So nkaba naje no kugenda amenya amakuru yuko perezida w'ikipe ya Rayon Sport yaba yamaze kugenda ashyiraho prime. Iyi prime rero akaba ari amafaranga atari makeya cyane baje kuba bagenda bashyiriraho abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport mu gihe cyose baza kuba bagenda batsinda Etincelle. Byumvikane yuko ahangaha ntabyo kugenda ugatandaraza ngo ni pre-season. Tereka abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nyaboneka murabazi ku mutoza Lost, ubona ko nawe ubizi yuko hari bamwe mu bantu bagenda bamushidikanyaho, ntabyo kugenda ngo aregeze cyane kuko arabizi yuko nyaboneka aramutse atsinzwe hano mu ikipe ya Rayon Sport byagorana cyane, byagorana yuko yaguma hano mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi nubwo iba ari pre-season, mu ikipe ya Rayon Sport na pre-season haba nyaboneka, kubera ko dufite ingero nyinshi cyane zigenda zibyerekana byuko bamwe mu bantu bagerageje kuba bagenda bazana ibyo kuvuga ngo Rayon Sport pre-season bagiye baca ku ruhande. So nibyo ngibyo rero andi makuru kandi akaba yemeza ko ikipe ya Rayon Sport buri mukinnyi nibaza gutsinda ikipe ya Etincelle, buri mukinnyi araza kuba agenda ahabwa inote ya 50 kuri konte yiwe kubera gutsinda iyi match nyine y'ikipe ya Etincelle. Byumvikane yuko ni amafaranga atari makeya, n'ubundi ni prime isanzwe ikoreshwa cyane cyane mu mikino ya championnat aho iba inakomeye cyane. Iyi prime y'inote ya 50 ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport ni amafaranga aba ari menshi cyane. So nibyo ngibyo rero
kuri ibi ngibi kandi navuga ni kuri Rayon Day rero irimbanyije abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport aho bakomeje kugenda bakanda akanyenyeri cyane. Ubu navuga ko ku kigero cya 55% navuga ko amatike amaze kugenda agurwa cyane cyane. Byumvikane yuko nimba utaragura itike hano kuri Rayon Day nyaboneka uri gucikanwa, byanze bikunze ushaka kuzayigura yiyongereye cyangwa se yagushiranye, ariko muze mwerekane nyaboneka yuko muhari, stade Amahoro igende yuzurwa, ntituzagende tubona abanyatanzania cyangwa se abafana bo mu kindi gihugu aribo buzuye stade. Waba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport, yaba uri umukunzi wa Gasogi, yaba uri umukunzi wa APR, ngwino wirebere Young Africans dore ko ari mwe mu makipe akomeye cyane araza kuba n'ubundi ari kugenda ahatana ni ikipe ya Rayon Sport hano muri aka karere k'inyarugenge, dore ko Yanga navuga ni iraza guhita igenda imanuka mu gihe abakinnyi bayo baraza kuba bavuye muri CHAN, imikino iri kugenda n'ubundi komereza hano muri iki igihugu. So navuga ni rero ibyo ngibyo cyane cyane kuri Rayon Day. Ubwo byumvikane ko ku bafana b'ikipe ya Rayon Sport nyaboneka ni iby'agaciro kuba wagenda wigurira ticket tukaza kuba ugenda ureba iyi match. Ndaza guhita kandi nkomereza kubijyanye n'abaterankunga kuri Rayon Day. Murabizi ko Rayon Day cyangwa se iminsi ikomeye cyane ikipe ya Rayon Sport iheruka kugenda ikinira muri stade Amahoro. Iriya stade ni imwe mu masitade ikodeshwa amafaranga menshi cyane. Ino stade ni imwe mu masitade ikodeshwa miliyoni 10 za buri match. So byumvikane yuko nimba uri Rayon Sport cyangwa se indi kipe yose yakiriyemo match bigomba kugerageza uburyo ubwo ari bwo bwose, yagenda ikoramo kugira ngo ibashe kuba yagenda yisasberiza cyangwa se igenda ibona amafaranga yagishoramo, kuko nimba wakodesheje stade miliyoni 10, ubwo ku ikipe nazo ziba zishaka kuba zagenda zunguka. Edaeri nko ku ikipe ya Rayon Sport ibivuga ati niho hantu dukura amafaranga, nta kindi kigega dukuramo amafaranga. Birumvikana cyane yuko ikipe ya Rayon Sport yo ihita ibyumvira hafi. Mu baterankunga bamaze kugenda baboneka rero harimo umuterankunga wa Momo, uyu n'ubundi cyane cyane utazabura kuri Rayon Day. Hakaza guhita hagenda hakurikira undi muterankunga cyane cyane n'ubundi wa Chocolate, ikipe ya Rayon Sport n'ubundi basanzwe bagenda bakorana. Abo ni bamwe mu baterankunga navuga ko tumaze kugenda tumenya, bamaze kuba bagenda bamenyekana ko bazagenda bafatanya n'ikipe ya Rayon Sport. Ari nako kandi ku bantu bagendaga bumva ibijyanye na dire nagarukaho ya Musengo Tasero, ni ibiganiro bikiri kugenda biganirwa kubera ko uyu musore yamaze gusinya amasezerano mu ikipe ya Gorilla. Ahubwo ubona ko dire y'umuntu bita Paver Nzira ari dire ishoboka cyane, kuko ikipe ya Rayon Sport ubona ko ntago yari yashirwa cyane cyane kubijyanye no mwizama. Ivuga ati twagenda tureba undi mukinnyi w'umunyezama waza kuba agenda adufasha hano mu ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane hano muri iri zamu ryacu, kuko uyu kuyate rwose naga abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bamwizeye yuko yazagenda abaheka nk'uko tugenda tubibona hirya no hino. Even n'abafana b'ikipe ya Rayon Sport bagaragaza yuko nyaboneka kumwizera bikubiye gakeya cyane. So nibyo ngibyo rero navuga nti twari tugufitiye, ariko nyaboneka
nimba ari ubwa mbere ugeze hano reba ahantu handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho ubundi tujye tubana 5 kuri 5 hano mu makuru yacu agiye agezweho hano ndani ya ndani